Ya turabasuje mwese muri kurikiye Dusa Films TV. Twa turi kuri match ya MG iri gukina na ME ndetse na MCE yo mu wa mbere. Rero kocha, congratulations. Murakoze cyane. Ya watubwira se nirihe banga mwakoresheje nka MG gutsinda iyi match. Iyi match yari komeye cyane. Uyu munsi umukino utoroshye cyane twatumaze iminsi tutegereje kandi tunawitegura dushyiramo imbaraga cyane n'imyitozo. Yes. Ariko ikintu cyatubashije gukina ni ikipe twabanje kwiga mu gice cya mbere. Nubwo twaje kubonamo amahirwe yo kuza gutsinda igitego cya mbere. Ni umukino utari woroshye aho mu gice cya mbere ikipe twakinanaga na MCC yari ifite imbaraga cyane na atake yo gutsinda kugira ngo yishyure, ariko igice cya mbere cyari kurangira itabashe kugira kuri ayo mahirwe. Ariho twaje kubona amakosa ndetse turahindura dushyiramo abataka bafite imbaraga n'abadefanseri bakina hagati kugira ngo tubashe gutsinda iyi match y'uyu munsi. Ikindi kibazo wenda kimwe nakubaza kugira ngo tukurekure coach, ese match ziri imbere twitega iki izihe mpinduka kuri match ziri imbere z'ikipe yanyu ya MG? Ishyaka ni rya rindi nta turahinduka ahubwo riraza kwiyongera. Ikindi tugiye gushyiramo imbaraga kugira ngo dutegure umukino dufite ubutaha, ariko ndabizeza ko ubutaha ari intsinzi kandi dushaka gutwara iki gikombe. Murakoze nyuma y'imyaka myinshi ikipe y'MG idatsinda. Turabashimiye mwese rero mwari mudukurikiye kuri Dusa Films. Congratulations coach, n'izindi match tubifurije amahirwe. Icyusa ariza bitwaye neza mu rushanwa. Icyusa Papeteri enya uyu gukiriza Gatwari baramutegeye rwose, yari yibereye muri Espagne mu kiruhuko. Ngwino baragukeneye amenye ibyayo nawe. Tubibutsa yuko LGE cyametowe na kimwe MCE ubusa. Arichomotera aragusiga ishoti ya Muhanga Gaspari arakwica Garibi aratabara. Makurele ni kufa isho Zabuka Jamurecho Hamera Mabala Zabuka Ainya Nabo Ibirangira guteka turebe Achana urumukini bakoze mu maso.
Ahura min bere. Igikoresho karacyuje bakashizemo na byari iki my iki yarawubaze pillar. Ako mana yanjye ubu refa ntabwo abibona dore wa ugerageza gukuramo zamba sibyo binakoze nibyo bari kwidunda mu binogo sha ubari nkate wowe ngabo yakso yapfuye no gusakuza ari nyuma donguri yego bro
Yakuri bombe sha. Umuntu abona riteka umuntu adakora kwiza niyo wabona